imodoka yanjye hoya ngo abiringiye Uwiteka ngo abo ngabo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa. Imana ishimwe. Bivuga ngo wa undi wiringiye Uwiteka aho yaba ari hose, ikibazo yaba ari hose, niyiringira Uwiteka, kuko niyiringira Uwiteka icyo kibazo ntago kizamugeraho. Nicyo kibazo Yesu azakimurwanirira, Yesu azamuneshereza, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abiringiye Uwiteka. Haleluya. Ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa. Imana igufashe mu kibazo urimo no mu ntambara arakomera, wiringira Uwiteka. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Twabanje gusoma ijambo ritubwira ngo Imana yacu yica imigambi y'incakura. Twongera gusoma ijambo ritubwiye ngo wiringiye Uwiteka. Amen. Ni wiringira Uwiteka, Imana izaza yica nyine iyo migambi y'incakura ku buzima bwawe. Imana izururuka ikurengere, Imana izururuka ibane nawe, Imana izururuka ikunezerererwe. Amen. Ariko waruzi umuntu ugenda azi ko afite Imana muri we, ababyibushye niyo afite ikigeragezo akagira umubaza ngo mbese bimeze bite, aravuga ngo ndakomeye, kuko ije kubarengera. Nimwiringire Uwiteka, niko Imana ivuganye namwe ngo wiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ngo kandi nk'uko umusozi igose Yerusalemu niko Uwiteka nawe agose abantu be. Mama, Imana igota urugo rwawe wabonaga ko byari birangiye. Yewe wa mubyeyi we, Imana igota ubucuruzi bwawe wabonaga ko bwari burangiye. Yewe wa mugabo we, Imana yongera iguhagakiza, ikugarukeho, yongera ikugote. Ntubashe kunyeganyezwa, ntubashe gucika intege. Buri munsi wasanga hari ahantu Imana yishe imigambi y'incakura, kandi koko yarayishe. Haleluya. Imana yishe iyo migambi y'incakura, yahinduye impfabusa. Inama z'iyo migambi y'incakura iyo zigushyikiraho, yewe ntabwo ubu ngubu kiri kuvuga byemere, ntabwo ubu ngubu nta kintu na kimwe yewe uba wari kubasha kwikorera, nta kintu na kimwe wari kubasha kwigezaho. Ariko kuko Imana yabanye nawe, kuko Imana yabaye mu ruhande rwawe, Imana ikaza igatesha agaciro iyo migambi y'incakura. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cyacu ndetse n'abari hanze yacyo. Mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twagize umugisha kandi wo kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Yesu nashimwe. Yesu nahimbaza. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza, turashimye. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Reka ngusabe kugira ngo wongere wibwire abakunzi bacu. Murakoze. Amazina yanjye ku bantu wenda bagiye kumbona ubwa mbere, amazina yanjye ni Rebeka. Yesu aduhane umugisha. Urakoze cyane. Imana y'amahoro ikugirire neza kandi ikugirire neza cyane. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, numara gusenga Imana twinjire mu kiganiro cyacu cyangwa se mu ivugabutumwa ryacu uyu munsi. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo kwizerwa. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye ko wabanye natwe, ukaba waduhaye umwuka duhumeka, ukaba wemeye ko imirimo yawe ikomeza kwerekanwa muri twe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ganza kandi utegeke, tuguhaye ikaze na karibu muri aka kanya tugiyemo. Haba ari twebwe Mana, tukubanje imbere kuko ari twe tubanje, ntacyo twakwishoboza. Tuguhaye ikaze na karibu mu kuvugira ijambo ryawe kugira ngo twasame wivugire. Mu izina rya Yesu n'abantu bararyumva, unyemerere Uwiteka rihindura imitima yabo, ryubaka imitima yabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Ubutumwa tuza gutambutsa bwubake imitima yabo kandi bugire aho bakuye naho bubajyanye. Reka rero noneho tukwakire, utugezeho icy'Imana yagushyize ku mutima uyu munsi. Murakoze. Yesu aduhane umugisha, Yesu atugirire neza kandi namwe abagirira neza. Mwebwe muri kunkurikirana, Yesu abaha umugisha. Ni bya jambo ry'Imana, ni kwa guhugurana
ku bantu babyumva kandi bakabyitaho. Imana ijya ibaha umugisha. Imana ijya ibaha umugisha kubera ko iyo umuntu yumvishije ijambo ry'Imana agahinduka, burya natwe ku Mana tuba twandikishije. Nta kindi cyatumye Imana ivuga ngo mumbagize abakozi banjye, kwari kugira ngo ntitubwire ibiti ntitubwire amabuye, ahubwo tubwire iki? Tubwire abantu. Imana rero ibaha umugisha mwe munkurikirana, abampamagara, abo dusengana, mumbwira ko mwafashijwe. Yesu abahe umugisha. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana, tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana, ariko tutarinjira mu ijambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo ahantu hose uri witekerejeho, ndakwinginze kugira ngo ushime Imana. Ushime Imana kuri amahoro, ushime Imana ko umuryango wawe ari amahoro, ushime Imana ko uri kugenda bikemera, wagiye mu kazi bikemera, ushime Imana. Nanjye nshimye Imana ko nicaye hano, wenda yaba umwuka wari washizemo ntabwo nari kuza hano, ntimwari kumbona, ariko kubera ko Imana yashimye ko tuganirira ijambo ry'Imana, nanjye yampaye umwuka mpumeka. Imana ndayishimiye. Tujye dushima Imana kuba uyu mwuka duhumeka. N'ubuntu ubu hari abantu bari kugura amafaranga menshi mu bitaro, hayo mugize umuriro ugenda gato ubuzima bwabo bwahita burangira, ariko wowe urimo urawuhumekera ubuntu. Iryo nishimwe rero rikomeye, iryo nishimwe rikomeye kuri wowe, iryo nishimwe rikomeye ku bana bawe, iryo nishimwe rikomeye ku mutware wawe, iryo nishimwe rikomeye ku babyeyi bawe, iryo nishimwe rikomeye ugomba gutanga kuba wabonye wabyutse bikemera, umuryango wawe nawe ukabyuka bikagira ute bikemera. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Tugiye gusomera ijambo ryo muri Yobu, iri jambo ryo muri Yobu bice 5 ku murongo wa 12. Yesu aduhana umugisha, aravuze ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo yica imigambi y'incakura ngo kugira ngo amaboko yazo ngo adasohoza imirimo yazo. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko hari Imana ijya yica imigambi y'incakura ku buzima bwawe. Nawe iyo urebye ugasubiza amaso inyuma, nawe iyo urebye ukabona imbere yawe, hari igihe uri kubona imigambi y'incakura yagusatiriye, ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo iyo Mana yacu iraza ikica imigambi y'incakura. Haleluya. Kugira ngo idasohoza amaboko yayo, ngo adasohoza imirimo yazo ngo mibi. Imana itugirire neza. Imana yica imigambi y'abakugambanira mu kazi. Imana ko kagambani kagatesha agaciro kugira ngo katakugeraho bakakwirukana. Imana ikakica, Imana ikakaburizamo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yica imigambi y'incakura. Haleluya. Nawe urebye neza mu ruhande rwawe wasanga hari ibintu Imana yishe byari bikwasamiye, wasanga hari uburwayi Imana yacecekesheje, wasanga hari akagambana Imana yahagaritse kugira ngo inama zabo zidasohorera kuri wowe, kugira ngo iyo migambi y'incakura idasohorera kuri wowe. Imana kakanya ndi kuvugana nawe kugira ngo yice imigambi y'incakura kuri wo, kuko ijambo ry'Imana ribitubwiye ngo yice imigambi y'incakura. Haleluya. Imigambi y'incakura yabi y'abarozi ku buzima bwawe bakuroga buri munsi kugira ngo ubuzima bwawe burangire, kugira ngo ubuzima bwawe buhagendere, ariko kuko Imana yakuvuzeho, kuko Imana ikikurinze, irazi ikica iyo migambi y'incakura. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ikwicira imigambi y'incakura mu kazi ukora, Imana ikwicira imigambi y'incakura mu rugo rwawe, Imana ikwicira imigambi y'incakura mu buzima bwawe uri kubona ko bigusatiriye, mu bakugambanira, mu baguhiga, mu bakurwanya. Imana ize isenye iyo migambi y'incakura. Ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ko ribona iyo migambi y'incakura igusatiriye, ariko Imana ikaza ikica iyo migambi y'incakura. Haleluya. Ngo kugira ngo itagusohoreraho, kugira ngo itakugeraho. Hari ibintu byinshi Yesu ahagarika byari bidusatiriye. Hari abarozi benshi Yesu atesha agaciro uburozi bwabo, atari uko batateza, ari uko bateze, ahubwo Imana ikaza ikabikandagira, ikabitesha agaciro kugira ngo
bitakugeraho, kugira ngo imitima yabo mibi iyo ngiyo ibyo bakugambaniye bitakugeraho. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Nawe Imana izi kwicira imigambi y'incakura. Wabona ko hari ubuzima urimo uri kugambanirwa, wabona ko hari ubuzima urimo harimo imigambi y'incakura, wabonamo ko harimo akagambane, ariko Imana ize nshuti yanjye ize yica iyo migambi y'incakura. Ngo Imana iraza ngo ikica iyo migambi mibi, ngo kugira ngo inama zabo cyangwa akagambane kabo kadasohora ku buzima bwawe. Haleluya. Nawe witekerejeho neza wasanga hari ahantu Imana yakurwaniriye, incakura zari zikugose, imigambi y'incakura yari ikugose, ariko Imana ikayiturisha. Tujye dushima Imana. Natangiye mvuga ngo tujye dushima Imana mu buzima bwacu, tujye dushima Imana. Hari ibintu Yesu aba yakoze wowe utakwishoboza. Haleluya. Hari ibintu Yesu aba yashoboye wowe utashobora. Yesu niwe ubasha kureba, akareba ibiri imbere yawe, akareba bya bindi kugose, arangiza yabona harimo ibyago biraguteza ibyago, Yesu akabikuraho. Nawe hari Imana yakurengeye. Nimba ubyibuka neza, hari igihe wari utwite, Imana itegura inda yawe, abarozi bayizinze, ariko Imana yica imigambi y'incakura. Nimba witekerezaho neza, hari igihe wari uri mu kazi, ubona ko inama iteraniye kukwirukana, ariko Imana igira ute? Iyo nama irayisenya, iyo migambi y'incakura Imana yikuraho. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe kwitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hatabaye Imana ibiba bitugose ni byinshi, hatabaye Imana ibiba bituzengurutse ni byinshi, hatabaye Imana ibikugambanira ni byinshi, hatabaye Imana ibyakakwishe byaba byinshi, ariko kuko Yesu aza, Imana ishimwe, yuko Imana izigafata iyo migambi y'incakura ikayihindura ubusa. Icyo nicyo kikurengera, icyo nicyo gituma ubyuka bikemera. Haleluya. Icyo nicyo gituma umurozi atega, Imana igategura. Icyo nicyo gituma bakoherereza amahembe, Imana ikayasubizayo. Icyo nicyo gituma bakugambanira mu kazi, Imana igahagarika ku kagambane mu kazi. Nuko Imana iba yisha imigambi y'incakura. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Rero iri jambo ry'Imana rigukomeze, wumve ko Yesu ari mu ruhande rwawe, kandi hari imigambi y'incakura aba yakuyeho. Wumve ko hari imigambi y'incakura Yesu aba yarangije. Wumve ko kuburiho atari kubw'imbaraga zawe. Reka nkubwire, ntago ari kubw'imbaraga zawe. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Nawe Yesu akwicira imigambi y'incakura wabonaga ikuzengurutse, Yesu azagira ute? Azayice. Yesu azayikureho, akureho ku kagambane, akureho ayo magambo. Haleluya. Akureho uko kubesherwa, Yesu aze agukureho, kuko twamaze kubona ko Yesu ashoboye byose. Afata ya migambi y'incakura akayiburizamo. Haleluya. Ngo maze za nkozi z'ibibi zikaruhira ubusa, inama zabo amaboko y'inama zabo akabumfa busa, amaboko y'inama zabo agahinduka ubusa, kubera ko Yesu yagize ute? Yabihinduye ubusa. Imana itugirire neza. Amen. Ahantu hose uri, nimba ubona hari ibikugose, sanga Yesu, egera Yesu akugirire neza. Isunge Yesu ahagarare nawe, abane nawe mu rugamba urimo. Isunge Yesu kugira ngo aze akureho iyo migambi y'incakura. Imana ishimwe, Imana itugirire neza, Imana idutabare, Imana iguhagarareho, Imana ikwishimire muri byose. Ndagushishikariza kugira ngo usenge wegera Imana, kugira ngo yice iyo migambi y'incakura ku buzima bwawe. Imana itugirire neza, Imana ikwiteho. Reka badusomera ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'125. Twumva ukuntu iyo Zaburi itubwira. Haleluya. Imana ishimwe. Mujye mukunda ijambo ry'Imana. Turacyafite ubuntu, turacyagiriwe ubuntu bwo kumva ijambo ry'Imana. Aho uri mu kazi ukabasha gufungura ukumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Rero uyu ni umwanya, nta hantu na hamwe utakumvira ijambo ry'Imana. Ese urwitwazo ruri hehe? Ese uzakura hehe urwitwazo? Uzavuga ngo ntiwumvishe ijambo ry'Imana, kandi yaba ku YouTube rinyuraho buri munsi. Dukurikirane, Yesu nawe azaguha umugisha. Reka twumve iryo jambo ry'Imana uko ritubwira. y'125 turera ku murongo kangahe? Umurongo wa mbere. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa,
ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Amena. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa. Ntago batubwiye ngo abiringiye imiryango, ntago batubwiye ngo abiringiye etaje dutuyemo, ntago batubwiye ngo abiringiye imodoka yanjye. Hoya, ngo abiringiye Uwiteka ngo abo ngabo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa. Imana ishimwe. Bivuga ngo wa undi wiringiye Uwiteka aho yaba ari hose, ikibazo yaba ari hose, niyiringira Uwiteka, kuko niyiringira Uwiteka icyo kibazo ntago kizamugeraho. Icyo kibazo Yesu azakimurwanirira, Yesu azamuneshereza, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abiringiye Uwiteka. Haleluya. Ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa. Imana igufashe mu kibazo urimo, mu kigeragezo urimo, iringira Uwiteka, kuko niwiringira Uwiteka icyo kigeragezo ntago kiragushobora. Haleluya. Urwo rugo rwawe rushaka gusenyuka, niwiringira Uwiteka ntabwo rusenyuka. Ubwo burwayi ufite, niwiringira Uwiteka, Uwiteka arakugirira neza, arakugarukaho, arakurengera, arakuneshereza. Niko ijambo ry'Imana rigize ute ritubwiye ngo ameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa. Uyu muntu yiringiye Uwiteka nta n'umuntu umenya ko ari mu kigeragezo. Iyo umuntu yiringiye Uwiteka, Imana ihagararana nawe muri kwa kwiringira Imana, Imana ikamurwanirira kandi ikamuneshereza. Imana itugirire neza. Komeza uwo murongo urangize. Utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka guta abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amena. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka nawe agize ute agose abantu be. Haleluya. N'abantu be kuki bashyizeho ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Ako kantu bakagashyiraho nuko hari abantu b'Imana. Haleluya. Hari abantu Imana yishimira, hari abantu Imana irwanirira, hari abantu Imana yamenye amazina, hari abantu Imana izi. Haleluya. Hari abantu Imana ireba ikabareba ikabishimira. Imana ikugirire neza rero. Wumve ko nimba uri mu bwisho bw'Imana, nimba wizera Imana uri mu bwisho bw'Imana, nimba wiringiye Imana wizere ko Yesu akugose, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu. Haleluya. Niko Uwiteka agose abantu be. Imana ishimwe. Imana itugirire neza, Imana idutabare, Imana ikugarukeho. Ndakwifuriza kugira ngo Yesu akugote muri iyi minsi, Yesu akugote ku buzima bwawe bwa buri munsi, Yesu agote abana bawe, Yesu agote umuryango wawe, Yesu agote urugo rwawe. Haleluya. Kuko narugota uburinzi buraba bururiho. Nagota urugo rwawe, nagota ibyawe, uburinzi buraba bubiriho. Imana ikugirire neza. Yesu agote ubucuruzi bwawe, Yesu agote, Yesu agote, agote ibyawe byose. Nyemerera wiringira Uwiteka, kuko wiringiye Uwiteka ameze nka wa musozi wa Siyoni. Haleluya. Utabasha ngo kunyeganyezwa. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imbaraga n'amavuta. Imana izikugote, Imana izikuzenguruke. Nikuzenguruka ntacyo uzaba, nikuzenguruka urakomeye, nikuzenguruka uzagenda udafite ubwoba. Haleluya. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire ngo waba ufite amafaranga akuzengurutse ariko ukabura amahoro, ariko ukararurira, ariko urakarara byagucanze. Waba uryama mu nzu nziza, ukaryama ku gitanda cyiza, ukifuza kukimanukaho kuko nta mahoro, ariko ngo abiringiye Uwiteka zonegere bota yasire yasika ngo bamese nk'umusozi ngo
ngo wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Haleluya, Imana ishimwe. Muntu wiringiye Uwiteka amagambo ntabwo amunyeganyeza. Muntu wiringiye Uwiteka uwarakomera, no mu nzara arakomera, no mu ntambara arakomera. Wiringira Uwiteka. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Twabanje gusoma ijambo ritubwira ngo Imana yacu yica imigambi y'incakura. Twongera gusoma ijambo ritubwiye ngo wiringiye Uwiteka. Amen. Ni wiringira Uwiteka, Imana izaza yica nyine iyo migambi y'incakura ku buzima bwawe. Imana izururuka ikurengere, Imana izururuka ibane nawe, Imana izururuka ikunezerererwe. Amen. Ariko waruzi umuntu ugenda azi ko afite Imana muri we, ababyibushye niyo afite ikigeragezo akagira umubaza ngo mbese bimeze bite, aravuga ngo ndakomeye kuko yiringiye iki? Yiringiye Uwiteka. Aravuga ngo uko byagenda kose Imana niringiye ntago igibura igisubizo, ntago igibura inzira. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ikugarukeho, Imana ikuneshereze. Senga Imana yongere uyiringire, nuyiringire ibyo byose bizaba impfabusa. Ibyo byaguteraga ubwoba ntago bizongera kugutera ubwoba. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Ntago batubwiye ngo kwiringira amafaranga, iri jambo ry'Imana twasomye ntago ryatubwiye ngo kwiringira abantu. Oya, Imana, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kwiringira Uwiteka. Kwiringira Uwiteka kugira umumaro. Haleluya, kwiringira Uwiteka kugira umumaro. Iringira Uwiteka rero, niringira Uwiteka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niwiringira Uwiteka iyo nduzayibyara mu izina rya Yesu. Niwiringira Uwiteka ako kazi Imana izakugoteramo, nubwo harimo intambara, nubwo harimo ibikomeye, ariko Imana izakugota, Imana izakuneshereza muri ako kazi, Imana izakuvuganira, Imana izakurwanirira, izica imigambi y'incakura muri ako kazi. Zonegere botaya sire tuterevo shayini mora yasika. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, ababyeyi Imana batabare, ababyeyi Imana bagarukeho. Ayiwe Uwiteka abagote, Uwiteka abatabare, mwabarwayi mwe Imana bagote. Ayiwe Imana basenguruke, yemwe mubone intambara zibagose, Imana ikure izo ntambara, Imana isibagote mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kubona abantu b'Imana, Imana ibaha imbaraga. Ndi kubona Imana igarutse ku bantu bayo, ku bantu baje kwiringira Uwiteka. Imana nayije kubarwanirira, Imana nayije kubagarukaho. Niko Imana ivuganye nanjye, Imana namwe ije kubagota. Azonegere bota yasire meniyase, Imana ije kubarengera. Nimwiringire Uwiteka, niko Imana ivuganye namwe ngo wiringiye Uwiteka wameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Ngo kandi nk'uko umusozi igosi Yerusalemu, niko Uwiteka nawe agosa abantu be. Mama, Imana igota urugo rwawe wabonaga ko byari birangiye. Yewe wa mubyeyi we, Imana igota ubucuruzi bwawe wabonaga ko bwari burangiye. Yewe wa mugabo we, Imana yongera iguhagakiza, ikugarukeho, yongera ikugote. Ntubashe kunyeganyezwa, ntubashe gucika intege. Wa mugabo waho uri hose, Imana ikugarukeho muri byose. Mu kazi kawe, Imana ikugarukeho. Mu byo ubona byari bikomeye, Imana ikugarukeho mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagirire neza, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Kandi mu gusenga Imana, usenga Imana wizeye, upfukama ahantu hose waba uri, wumve ko wizeye ko iri jambo Imana ije kwica imigambi y'incakura ikayihindura impfabusa. Nukuri reka mbabwire, yemwe mwabantu mwe b'Imana, nukuri urebye ukarebuka ukitekerezaho mu buzima bwawe bwa buri munsi, wasanga hari ahantu Imana yishe imigambi y'incakura, kandi koko yarayishe. Haleluya, Imana yishe iyo migambi y'incakura, yahinduye impfabusa. Inama z'iyo migambi y'incakura iyo zigushyikiraho, yewe ntago ubu ngubu kiri kuvuga byemere, ntago ubu ngubu nta kintu na kimwe yewe uba wari kubasha kwikorera, nta kintu na kimwe wari kubasha kwigezaho. Ariko kuko Imana yabanye nawe, kuko Imana yabaye mu ruhande rwawe,
Imana ikaza igatesha agaciro iyo migambi y'incakura, Imana ikayihindura impfabusa. Nicyo cyatumye ubu ngubu naho ugeze uhageze kubera Imana, uhageze kubw'ijambo Imana yagize ute yakuvuzeho. Imana ishimwe, uhageze kubw'ijambo Imana yakuvuzeho, kuko Imana yishe imigambi y'incakura. Turabibona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari igihe wiga ukiga abantu baguhiga bakavuga ngo uriya nubwo yiga amashuri ye ntacyo azamumarira. Mwebwe babwiye gutyo, nagira ngo mubyibuke neza, ubwire Imana ngo Mana warakoze kuko wishe imigambi y'incakura ku buzima bwawe. Ubwire Imana we bavuze ngo ntabwo uzakura. Haleluya. Ubu ngubu ukaba warakuze, ubu ngubu ukaba ubayeho. Icyo kintu cyumva ugitekerezeho, umyemerere ubwire Imana ngo Mana ushimwe ko wishe iyi migambi y'incakura. Iyi migambi y'incakura warayishe, none ndiho, none ndagenda bikemera, nkavuga bikemera. Ubwire Imana ngo Mana warakoze, ubwire Imana ngo Mana warahabaye. Nagira ngo nkubwire ngo we babwiye ngo ni ukuri ntabwo uzashaka, ubu ngubu ukabona mariage warayikoze. Nagira ngo nkubwire ngo ubyibuke neza, ubyibuke ibyo bihe nawe wari urimo, ubyibuke ubitekerezeho, ubwire Imana ngo Mana ushimwe ko nashatse nkaba naranabyaye ukampa umuryango. Mana ndabigushimira, wishe imigambi y'incakura, wishe imigambi y'abarozi, iyo ngiyo warayishe. Mana ndagushimye. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ibuka iyo migambi, wibuke imigambi y'incakura yari ikugose, nurangiza urebe ukuntu Yesu yahinduye impfabusa ku buzima bwawe, bigutere kuyishima, bigutere kuyigumaho, bigutere kuyikorera. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, Imana itugirire neza. Wibuke ukuntu watwise abantu bavuga ngo ntabwo uzabyara, ariko kugeza iyi saha akaba ari wowe utwise, ukaba ugiye kubyara. Ubyibuke, ibuka ineza y'Imana, ibuka ineza y'Imana, ukuntu Imana agiza. Ubu n'indege ukaba uri kuzurira, ukaba uri hanze kubera Imana, ukaba uri mu mahanga kubera Imana. Ibyo bintu ntubyibuke. Zonegere ayasire yasika. Byibuke Imana yongere ikugarukeho, yongere ikwegere, yongere yice imigambi y'incakura yari iri ku buzima bwawe, yongere ikugarukeho nk'uko yakugarutseho cya gihe, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo niyo yonyine yabasha kwica iyo migambi y'incakura ikayihindura impfabusa. Imana itugirire neza, Imana iduhagarareho, Imana iguha imbaraga. Ongera wiyumvemo ibihe byiza. Haleluya. Ongera wiyumvemo imbaraga n'amavuta. Ongera wegere Imana, witinya kubera ibyo bikugose. Ndakwinginze witinya, hari Imana ibishoboye, hari Imana igibasha kubikuraho ikabihindura impfabusa. Amen. Imana ihabwe icyubahiro, Imana itugirire neza, Imana ikomeze ibe mu ruhande rwawe, Imana ikomeze ikunezeze ahantu waba uri hose. Tugiye gusenga Imana, numa nshaka gusengana n'abantu babona hari ibintu byari bibagose. Amen. Babona ko hari ibintu byari bikomeye, babona ko hari imigambi y'incakura yari bariho. Imigambi y'incakura yaza mu buryo bwinshi. Wagira imigambi y'incakura y'inyatsi iguhoraho, ntihagire ikintu na kimwe ugeraho. Kubera iki? Kubera imigambi y'incakura. Wagira imigambi y'incakura y'abarozi bakuroga ugahora uri hasi. Wagira imigambi y'incakura y'abakurwanya, yaba mu kazi, yaba mu rugo rwawe, yaba heye. Wagira imigambi y'incakura muri urwo ruhande. Ariko tugiye gusengana Imana, haracyari ubutabazi. Imana iracyakora uko yahoze kera, n'uyu munsi ni kukiri. Tugiye gusengana Imana, kandi nizeye ko Imana irakugirira neza kandi irakugarukaho. Hari ibintu Yesu aje kuriturana, Imana imbwiye. Hari Yeriko Yesu aje guhirika zari ziri imbere y'abantu, zari zibakingirije. Babonaga ko nta byiringiro, babonaga ko ibyabo ubuzima bwabo ari abo gupfa. Ariko Yesu yambwiye mbabwire ngo nacyagiye mwari gupfa, ntago mwapfuye. Yesu abagarutseho kandi aje kubagirira neza. Reka dusengane Imana, hantu hose uri urambura ikiganza cyawe ucyumva iki kiganiro. Dusengane Imana, Imana
irakugira neza kandi iraguha umugisha. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ijambo ryawe riratubwira neza ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka nawe ngo agose abantu be. Uwiteka Imana Nyiringabo turasenze muri aka kanya kubankurikiranye ndabasengeye nubaha umugisha. Ababonaga hari imigambi nca kuri bagose, ababonaga hari imigambi nca kuri batwikiriye, iyo turayitesha agaciro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Garuka ku bana bawe Yesu, garuka ku bwoko bwawe maze ubahindurira amateka, wongere ubasetse, wongere ubagirire neza, wongere ubakize indwara barwayi, wongere utange kubyara, wongere Uwiteka Imana Nyiringabo witamurure muri byose. Ugira neza bugacya bukira, ni wowe rurangiza rwa burundu. Ngwino ugira ibyo urangiza, ngwino ugira ibyo unaniza, ngwino ugira ibyo ukuraho byari bigose abana bawe. Urakoze rero, urakoze ko wesheje icyubahiro, urakoze ko wiyubahishije kuje kurema amashimwe mu bana bawe, kuje kwihesha icyubahiro. Zonegere bota ya siremeniyanse. Urakoze Uwiteka ko hari indwara zikomeye ukijije, urakoze Uwiteka hayiwe gutanza imbaraga mu bari bacitse intege. Urakoze Kristo ko hari abuhumanuye ubuzima bwabo bwari bubuhumanye, hayiwe hari ibyari byabatsikamiye, ariko iyo migambi y'incakura urayisenye, urayisenye. Izina ryawe Kristo nirihabwe icyubahiro. Urakoze Kristo, urakoze kubyumvise, nsenze niseye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha kubw'umurimo mwiza ukoze ukomeye cyane. Haleluya. Imbaraga n'amavuta. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo uwakenera kuvugana nawe, gusengana nawe abe yayibona mu buryo bworoshye. Imana ishimwe. Ntaravuga nomero yanjye ya telefone, ndagira ngo mbwire aba bantu bagize ubwoba bw'ibyorezo, bagize ubwoba bw'ibintu biri kuba. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nta kindi gisubizo, ni mwegera Imana. Uburinzi bw'Imana n'urukingo rw'Imana rurahari ku bantu begereye Imana, ku baganga begereye Imana, ku barwayi begereye Imana. Imana ije kubashyiraho urukingo rwayo kandi ije kubagirira neza. Ni ukuri icyo cyorezo ntacyo kizabatwara. Mufite ubwoba bwinshi, ariko ubwoba mutari gusenga ntacyo byabafasha. Imana iri kumbwira ngo mwegere Imana kuko ariyo yonyine ije kubahagararaho kandi ariyo ije gutanga umuti w'uru rukingo. Imana itugirire neza kandi Imana ibahagarareho cyane. Turakomeza tubasengere, mwabaganga mwe mufite ubwoba, turakomeza tubasengere. Yesu yabagarukaho kandi yabagirira neza. Data wa twese turagushimye, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe. Mana, nasengeraga abantu bari bagoswe n'ibibateye ubwoba, ariko watubwiye ko nk'uko imisozi igose Yerusalemu ariko nawe ugose abantu bawe. Mana, dushoje iki kiganiro rero reka giherekezwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze kugira ngo uracyumva wese umuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero. Telefone ni 078 31 92 665. Yesu aduhana umugisha. Ntabwo zuzuye. 078 31 92 665. Yesu aduhana umugisha. Shalom shalom. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguha umugisha.